bavandimwe beza, mwongeye kwirirwa. Uyu ni umwanya mwiza rero kongera gusubiramo rya somo ryacu rya online porogaramu tubashyiriraho mu kwigisha amategeko y'umuhanda mu ntego driving school. Ikibazo cya mbere, iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe iki? Ni kopi ya 14. Umuyobozi rero abujijwe kugendera mu gisate kiri hehe? Ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya kabiri, ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ubundi ikozwe gute? Iyo shusho rero ntabwo ari mpande eshatu nk'uko mubibona hano, ahubwo ni uruziga. Gukikira bitegetswe. Ikibazo cya gatatu, ku byerekeye ukwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse kwerekana ihindura ry'ibyerekezo ryabyo cyangwa imivuduko, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira. Ibyo biba mu ngingo ya 41. Ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga cyane cyane abamotari kujya kubirata mu mwiryo, mu mwiyemero, ibyo ntibikurikizwa, ntibinemewe ku mamoto cyangwa n'izindi modoka zidafite uburyo bwo kuba zahisha ayo matara. Bikurikizwa gusa cyangwa se aho bisa nk'aho byaba byemewe ni ku matara ari imbere mu modoka, ukayagira umweru cyangwa umuhondo, ariko iyo ushatse kugira andi mabara ugushyiramo fime cyangwa se ibitambaro by'amarido kugira ngo hatagira ubyitiranya na feruje. Mu ntego driving school rero tubafitiye amasomo meza yo gukanika, gutwara imodoka, gusudira, gusuka, guteka, kudoda, indimi zitandukanye, rwose keretse icyo udashaka, ariko tweho amasomo turayizigamye, ubumenyi turabwizigamye, ngwino nawe tukuzigamire. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Burya ahantu hatagejeje kuri metero imwe, haba imbere cyangwa inyuma y'ikindi kinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini, ibyo ntabwo byemewe. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, kimwe n'ahantu abanyamaguru bagomba kunyura mu muhanda kugira ngo bakikire inkomyi, ibyo guhagarara umwanya rwose ni ikisakirirego, ntabwo byemewe. Ibisubizo byose rero ni ukuri. Ikibazo cya gatanu, muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bitegeka byo mu muhanda? Ibyapa bitegeka rero ni mu ishusho y'uruziga rw'ubururu, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Burya ashobora kunyuranaho igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kimuri imbere amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Burya nibwo umuyobozi w'ikinyabiziga nawe aba ashobora kunyuranaho, ari uko wamuhaye inzira. Ariko abamotari, abanyonzi ibyo ntibabizi, baza bihoka batanguranwa. Kunyuranaho bikorerwa mu ruhe ruhande? Ubundi kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'iburyo. Oya, ntabwo ari byo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko bishobora no kuba byakorerwa iburyo. Ntabwo rero bikorerwa ibumoso igihe cyose. Aha ntabwo ndi bubyemere. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko bishobora gukorerwa iburyo igihe umuyobozi ugiye kunyurwaho yerekanye ko ashaka gukatira ibumoso. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara rikurikira. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ibirango by'amabara akurikira: ubururu n'ikirango cy'umweru, ibyerekezo bitegetswe. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Iyo utwaye mu muhanda uromberejeho ibice byinshi rero, buryo uba ugomba kugendera mu gisate cy'iburyo bw'umuhanda, keretse nk'igihe ushaka kunyuranaho. Wageze Kimironko ukifuza gusobanuza aho intego ikorera, ukifuza kutugana, wanaduhamagara kuri 0788 795 cyangwa se ukajya hafi ya MTN Service Center, imbere neza yayo, hano hafi ya gare. Rwose icyapa kinini cyanditseho intego driving school n'amasomo twigisha tukibona.
Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Ni feri yo gutabara iyo idakora neza. Twakomeza. Cya 11, umuyobozi w'ikinyabiziga yakitondera iki mbere y'uko yinjira aho banyura bazengurutse? Yakitondera rero ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe, umuvuduko bifite n'intera iri hagati yiwe nabyo. Amatara maremare y'ikinyabiziga ubundi agomba kuzima mu bihe bikurikira. Burya amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima iyo umuhanda umurikiwe hose ariko ubasha kureba muri metero 100 n'iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bikururana iyo bigenda bigomba kugira umuyobozi, bigomba kugira ubiyobora. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Burya icyapa cy'inyongera gishobora kumenyesha ubugerure cyangwa amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturangakata tw'ibara ryera. Utwo turangacyerekezo ubundi tumenyesha iki? Tumenyesha rero igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda. Tumenyesha igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu byerekezo abagenzi bajyamo. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kangahe? Burya ni 50. Velomoteri ntiyemerewe kurenza umuvuduko wa kangahe? Wa 50. Witegereje neza iyo foto, banza uyirebe. Witegereje neza iyo foto, ubaye utwaye ikinyabiziga uva kuri A ujya kuri B, hari umurongo w'umweru. None rero bivuze iki? Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ujya kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Ikimenyetso rero kivuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Cya 18, ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere ubundi birangwa n'iki? Icyapa kiburira rero n'icyo gutambuka mbere birangwa n'ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera, ikirango mu ibara ry'umukara. Biramvikanye. Umurongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kurenga uretse mu gihe agiye gukora iki? Umurongo ucagaguye umuyobozi wese abujijwe kurenga uretse mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga cyangwa ashaka gukatira ibumoso cyangwa agomba guhindukira cyangwa kujya mu kindi gisate cy'umuhanda. Ibi byose rero ni ukuri. Cyanyuma ari nacyo cya 20, umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Iyo ubonye hari ugukurikira ushaka kukunyuraho ugomba, umuyobozi ubonye ko hari umukurikiye ushaka kumunyuraho agomba kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi atongereye umuvuduko. Nk'uko bisanzwe iyo dushoje gukora ikibazo tuhita tureba amanota, maze ukahita ubona amanota. Aha rero amanota urayabona, tugeze amanota angahe? 20 kuri 20. Porogaramu yacu iroshye. Ushobora guhita ukomeza ukareba ati se ni ibihe nakoze, wenda nongere nisubireho ndebe. Murabibona namwe, iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate 2 kandi ugendwa mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe kugendera mu gisate kiri hehe? Ibumoso. Ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni uruziga. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ihindura ry'ibyerekezo cyangwa imivuduko birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe cyangwa ibiteganwa n'iri teka. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara ari hehe? Imbere mu modoka. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Burya rero bagiye bahatubwira ahantu hatageze kuri metero 1 haba imbere cyangwa inyuma, ikindi cyahagaze, aho abanyamaguru banyura, ahari ikimenyetso kibuza cyabugenewe. Byose rero byari ukuri. Muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bitegeka byo mu muhanda? Ibyapa rero biri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko cyangwa ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru. Ese kunyuranaho, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga kimuri imbere amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Kunyuranaho bikorerwa hehe? Ibumoso, ariko si igihe cyose. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ubururu, ibirango by'umweru.
Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye ikinyabiziga mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Muri icyo gihe agomba kugendera mu gisate kiri iburyo bwe, keretse nk'iyo ashaka kumunyuraho. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakitondera iki mbere y'uko yinjira aho banyura bazengurutse? Ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati yiwe nabyo. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima mu bihe bikurikira: iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Umuyobozi. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Bishobora kumenyesha ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange, ibibujijwe cyangwa ibitegetswe byihariye. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje, ushobora kuzuzwa n'uturangakata tw'ibara ryera. Utwo turangacyerekezo tumenyesha iki? Tumenyesha igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu byerekezo abagenzi bajyamo. Ahatari mu nsisiro, umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri burya ni 50. Ubaye utwaye ikinyabiziga uva kuri A ujya kuri B, mu gihe utwaye icyo kinyabiziga uva kuri A ujya kuri B, kiriya kimenyetso kiri mu muhanda kiba kivuze iki? Umuyobozi wese abujijwe kukirenga. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere ubundi birangwa n'iki? Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera mu kirango cy'ibara ry'umukara. Umurongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga keretse ushaka kunyuranaho ukatira ibumoso cyangwa kunyura ku kindi kinyabiziga. Cya nyuma, umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira: yego, kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda atongereye umuvuduko. Mu ntego ntabwo twigisha amategeko y'umuhanda gusa, twigisha no gukanika, no gusudira, gusuka, guteka, kudoda, kuvanga amarangi, gukora amasabune, imiziki, filimi, tiyatire, indimi zitandukanye: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda. Duhugura abitegura kujya gukora ibizamini byabo bya leta, ibizamini by'akazi, ibizamini by'amasomo ajyanye n'ibyo biga. Si icyo gusa rero kandi tubasha no kuba twabagira inama mu bintu bitandukanye igihe watugannye. Byaba byiza rero mugiye muza aho dukorera, cyangwa mukaba mwaduhamagara kuri 0788 maze tukabafasha. Mugire umunsi mwiza. Yari Imanirutabanze Jean Pierre mu Ntego Driving School. Murakoze.